Yes, mbifurize igitondo cyiza, abari ijoro mbabwire ati ijoro ryiza. Ni Emmanuel, iyi ni New Lines Rwanda, niyo amakuru y'abahanzi ashyushye agiye atandukanye. Ubu rero noneho icyo mbazaniye ni inkuru ishyushye cyane y'umuhanzi Justin Bieber. Justin Bieber, indirimbo ze kabisa ziri ku rwango ubu ngubu, aho umugabo w'umuhanga yaje gutuma azangisha abantu benshi cyane, aho yakoze ubushakashatsi butandukanye ku ndirimbo za Justin Bieber. Uyu rero yagize ati ubushakashatsi ku ndirimbo za Justin Bieber, ku bantu bafite cyangwa se begereye amafunguro, abantu begereye imeza kabisa, indirimbo za Justin Bieber byagaragaye ko atari ngombwa kuzumva uri kurya cyangwa se uri ku meza. Bagize bati uko ibihe bigenda bisimburana hagenda hagaragara ubushakashatsi bugiye butandukanye bwinshi, harimo n'ubutangaje ku buryo ubwumvise agira ngo ni ibinyoma. Ubushakashatsi rero bushya busa n'ubusekeje kandi butangaje bwagaragaje ko ari bibi kumva indirimbo za Justin Bieber uri kurya cyangwa se wegereye amafunguro. Benshi bibwira ko burya kuryoherwa n'ifunguro biterwa gusa n'uburyohe bw'umwihariko cyangwa se bw'ururimi, ariko uko ifunguro rigaragara cyangwa se ku mpumuro rifite, ibyo nabyo bikaba byagutera kugira ubushake bwo kurya ifunguro ryawe. Ubushakashatsi rero bwakozwe na Charles Spence, umuhanga mu by'imitwarire y'abantu cyangwa se physiology, uyu wo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza, yakoreye ku bantu bagera muri 700. Bwagaragaje ko kumva indirimbo z'umuhanzi Justin Bieber bibishya amafunguro ku buryo bukomeye, ndetse agira inama abantu kutumva indirimbo z'uyu muhanzi mu gihe bagiye ku meza, by'umwihariko indirimbo ye yitwa Baby. Mu ikorwa rero ry'ubushakashatsi, abantu bagera muri 700 bateguriwe amafunguro yo mu moko atandukanye, harimo ay'Abahinde, ayo mu Butaliyani, ayo mu Bushinwa ndetse n'ayo mu Bufaransa n'ahandi, ariko ari nako bumva indirimbo z'injyana zigiye zitandukanye, maze bagatondekanya uburyo bwabaryoheye hamwe n'ubwoko bw'imiziki byari bijyanye. Ubu bushakashatsi rero bwasize bugaragaje ko injyana ya rock ijyanye cyane cyane n'amafunguro y'Abahinde, naho mu gihe pop, injyana cyane y'amafunguro nayo bijyanye n'amafunguro y'Abashinwa, naho injyana ya jazz yo byagaragaje ko ituma urimo kurya amafunguro rwose azwi nka sushi aryoherwa cyane. Gusa igitangaje muri ubu bushakashatsi bwa Charles Spence, uyu ni uburyo indirimbo z'umuhanzi Justin Bieber zatumye abantu bose bakoreweho ubushakashatsi babihirwa n'amafunguro yose bafataga nk'uko byatangajwe. Uyu rero ni Charles Spence wakoze ubushakashatsi ku ndirimbo za Justin Bieber, aho ubushakashatsi bwe bwerekanye ko indirimbo za Justin Bieber atari nziza kuzumva uri ku meza cyangwa se uri gufata amafunguro. Abenshi rero ntago babyumvaho kimwe, abenshi bagiye babivugaho bitandukanye, bagenda bavuga ko uyu mugabo ari uwo kwangisha abatuye isi kumva indirimbo z'uyu muhanzi Justin Bieber, ariko abandi nabo bati aba bagabo ni abahanga mu bintu bijyanye na psychology,
cyangwa se by'imyitwarire ya muntu. Aba nibo bagenda bavumbura uburyo umuntu ashobora kubaho anezerewe cyangwa se akababara bitewe n'ibintu runaka biri ku isi byatuma bimuhungabanya. Uyu rero nawe igikorwa cye yakoze, yagiye ashakisha bitandukanye akora ubushakashatsi kandi ko aba bantu bemewe cyane. Reka rero turebe ko ibi bintu ari byo. Ese mwebwe mubikurikira mubona ari byo? Gerageza nawe ufate indirimbo za Justin Bieber uzishyiremo, ushyiremo uri kurya wumve niba bijyanye. Ariko umuntu uri kurya ntabwo biba bishaka ko arya ubundi ari kumva indirimbo zidundika, nubwo indirimbo nyine zose zigenda zidundika, ariko indirimbo za Justin Bieber nyine zo ni umwihariko, nubwo zitarimo ubusazi bwinshi, ariko ni indirimbo nyine nawe utakumva uri kurya, kuko hari indirimbo wakumva uri kurya, hari n'izo wakumva utari kurya, ariko ibyo bidakuraho ko hariho bamwe barya banabyina. Buri wese rero aba afite uburyo agomba kuryamo. Hari abarya babyina, hari abarya batuje, hari abarya batumva n'akaziki na kamwe. So uko byakuryohera kose biterwa n'uko wabishatse. Aha rero dukomeze tubane, kora subscribe niba utarayikora, ni kuri New Lines Rwanda. Njye ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, dukomezanye tubane neza.